twongeye kwishimira gufatanya namwe muri aka kanya tugeze mu kanya keza ko kuramya Imana tugiye gufatanya guhimbaza Imana muri kumwe na Pastor Christophe Ndayisenga nkaba nishimiye kubana namwe muri aka kanya ko guhimbaza Imana kuko niko ijambo ry'Imana ritubwira. Tugiye gutangirana n'indirimbo yanjye yitwa Yesu urukundo wankunze. Sinjye gusa yakunze ahubwo nawe yaragukunze. Reka iyi ndirimbo igufashe mu izina rya Yesu.